Umuntu udafite kwihangana asa n'umudugudu usenyutse udafite inkike. Bavandimwe, uyu murongo uduha ishusho ikomeye cyane. Umudugudu udafite inkike ni umudugudu uterwa n'abanzi uko bashaka. Ntugira uburinzi, ntugira amahoro, kandi uba mu kaga ko gusenyuka igihe cyose. Niko bimeze ku muntu udafite ukwihangana. Iyo utihanganye, uburakari burakuyobora, amagambo akaza nabi, kandi ibikorwa byawe bigasenyuka byose. Uhorana ibikomere, amakimbirane n'abantu, n'amahoro akabura mu mutima wawe. Kwihangana ni igikoresho gikomeye, ni urukuta rukurinda mu bigeragezo, ni inkuta z'urugo rwawe. Iyo wihanganye, uca bugufi, usenga, kandi usubiza mu rukundo aho gusubiza mu burakari. Kwihangana ni igikoresho gikomeye, ni urukuta rukurinda mu bigeragezo, ni inkuta z'urugo rwawe. Iyo wihanganye, uca bugufi, usenga, kandi usubiza mu rukundo aho gusubiza mu burakari. Kwihangana ntabwo ari intege nke, ahubwo ni imbaraga zo kwirinda kugwa mu mutego w'umwanzi. Imana ishaka ko ku mitima yacu huzura imbuto z'umwuka, urukundo, ubwitonzi no kwihangana. Data wa twese uri mu ijuru, turagusaba ngo uduhe umutima wihangana, uduhe gukomeza kurinda imitima yacu n'amaso yacu, kugira ngo tudakorwa n'uburakari cyangwa ibishuko. Utwigishe kugendera mu nzira yawe ndetse no mu rukundo rwawe n'amahoro yawe. Dukomeze mu kiganza cyawe, turindire mu mbaraga zawe, duhe kwihanganira ibishuko byose na byose bidusubiza inyuma gusa. Duhe kubyihanganira Mana. Ubutumwa nyamukuru: kwihangana ni urukuta ruturinda gusenyuka, ruturindira roho zacu, ruturindira imitima yacu. Kwihangana ni urukuta ruturinda gusenyuka, kuko umuntu wihanganye araramba kandi agira amahoro y'umutima ndetse n'umubiri. Kwihangana bigutera umunabi mu mutima wawe, bikakubuza amahoro mu mutima wawe. Ihanganire wowe uhemukiye.